bumuga bw'ukuboko kw'iburyo uwo yaba yaragize ibyago. Ndababwiye ngo Imana ni nziza ibihe byose, izina ry'Imana nirihimbazwe. Uyu munsi tugiye kwigana amagambo meza, amagambo avuga ngo icyaha cyitwa ubugugu. Icyaha cyitwa ngo iki? Icyaha cyitwa ubugugu. Duce bugufi dusenge. Mana yacu, Data wa twese ukiranuka uri mu ijuru, ureba umuntu wese nk'aho ari we wenyine uri ku isi, izina ryawe rihimbazwe. Ijisho ryawe rireba ibigaragara rikareba n'ibitagaragara. Muri aya masaha twishyize mu biganza byawe ngo urondore imitima yacu. Umuntu wese waje aha ngaha umurinde guhugirana. Reka ucyahe amasoko ari mu ntekerezo zacu. Reka ucyahe akajagari kari mu bitekerezo. Reka ucyahe imyuka mibi y'abadayimoni igize rimwe mu iteraniro. Ndakwinginze ngo umuntu wese umuhe kuba aha ngaha kandi ahakize umutima we. Iri teraniro riri imbere yanjye, ndakwinginze ngo umanukuze uve mu ijuru aba ari wowe uribwiriza. Nanjye mpagaze imbere yawe nk'umuyoboro witeguye gucishwa mu ijambo ryawe. Urakoze kuko ubyumvise mu izina rya Yesu. Badusomeye isomo ry'urufunguzo. Indirimbo yatubanjirije twaririmbye ngo Mwami Mana yanjye ni wowe ugenza ute umbeshaho. Ni wowe umbeshaho. Ubuntu bwawe ni isoko y'agakiza kanjye. Haleluya. Ubuntu bw'Imana niyo soko y'ibyo dufite byose. Ubuntu bw'Imana nibwo gishoro cy'ibintu byose dutunze. Cyo rero nta mpamvu yo kugira ngo tubuteshe agaciro. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Bahadusomeye isomo ry'urufunguzo. Umuntu warisomye yatangiye gufata Bibiliya atangaza isomo. Abantu bagitangira gushakisha isomo, bagitangira kugera mu kuva, bagitangira gushakisha umurongo, ahita avuga ati mureke dupfukame dusenge. Kumbe isomo yari yarirangije kare, kuko isomo ari rigufi. Kandi isomo kuba ari rigufi rifite agaciro gakomeye kurenza uko inyuguti zireshya. Isomo yadusomeye riri mu kuva igice cya 20 umurongo wa 15 haranditse ngo ntukibe. Yesu ashimwe. Ngo ntukagenze gute? Ntukibe. Iri somo naryo ni itegeko ry'Imana kandi ni itegeko rya kangahe? Ni itegeko rya kangahe? Ni itegeko rya 8 riri mu mategeko 10 rivuga ngo ntukibe. Kenshi cyane iyo dukoze amavuna hari abantu no mu iteraniro baba biteguye kumva ko hari ibibwirizwa bitondetse tugomba kubwiriza. Kandi ibyo bibwirizwa maze abizera bakazajya bareba cyane mu iteraniro ngo barebe yuko aba bararitse baje. Bakaba biteguye yuko icyo kibwirizwa kibwirijwe gifite abantu kigenza gute? Kireba. Bityo rero akajya areba mu iteraniro ngo rebe yuko ese runaka nararitse yari biriya bintu buriya yabyumvise. Yasanga agataha avuga ati disi we warebye ukuntu twahombye uyu munsi mwizera umubwiriza yabwirije ariko abashyitsi ntibari bagenje gute? Ntibari bahari, kuko bazi ko hari ikibareba. Iyo tugeze kuri iri somo tukareba icyo Bibiliya irivugaho, iri teraniro ryose haba igihe rimwe na rimwe dusanga turi abajura ruharwa. Turi bande? Turi ba ruharwa. Turi abajura ba ruharwa. Kuko Bibiliya itwereka neza yuko icyaha gito n'icyaha kinini, icyaha cyakorewe mu rwihisho n'icyakorewe ku mugaragaro, byose mbese birangana. Yego. Ushobora kutagenda ngo uzuterure uruhimbi urwibe. Ushobora kutagenda ngo rurarugi urumene. Ushobora no kuba no kuririmba batakujya
kujyanayo kuko icyaha cyawe kitigeze kigaragara. Ariko Imana ireba ibyiherereye, ikareba ibikorerwa ku mugaragaro, ikareba ibikorerwa ahagaragara n'ahihishe. Imana iri kubona neza yuko uwo muntu nawe nubwo bitagaragaye ariko yibye. Niyo mpamvu Imana yabyanditse mu mategeko yayo, iravuga ngo uramenye ntukagenze gute, ntukibe. Reka turebe, dufate igitabo cyacu cya Bibiliya dusome amagambo ari mu gitabo cy'umuhanuzi Maraki igice cya 3. Maraki igice cya 3. Turasoma duhereye ku murongo wa 7. Bese mwageze muri Maraki, haranditse ngo umutwe w'amagambo uravuga ngo ibyaha by'abantu bandi ni ibyaha by'abantu b'Imana. Mutagira ngo ni ibyaha by'abapagani, ni ibyaha by'abantu b'Imana. Ibyaha by'abantu b'Imana bagira ubugugu ku byande. Bibiliya muri Zaburi ya 24 iratubwira ngo isi n'ibiyuzuye byose ni ibyande, ni iby'Uwiteka. Rero hano Imana iraturondora mu mitima yacu kavuga ngo ibyaha by'abantu b'Imana kandi bagira ubugugu, bagira icyaha cyitwa ubugugu kandi bakagira ubugugu ku byande, ku by'Imana. Aranditse ngo uhereye mu bihe bya basogokuruza banyu muhora muteshuka, mukareka amategeko yanjye ntimuyitondere. Nimungarukire nanjye nzabagarukira. Haleluya. Ngiyi inama Imana iri kuduha ati guhereye kera mu gihe cy'abasogokuruza muhora muteshuka amategeko yanjye mukayavamo. None reka mbabaza, no kwica itegeko rya 8 ni ukwica amategeko y'Imana? Yego. Bizera Yesu ashimwe. Ndababajije ngo kwica itegeko rya 8 ni ukwica amategeko y'Imana? Ubundi hari ibintu abantu baba bashaka kumva mu matwi yabo, nk'uko inyandiko yatubwiye ngo bazigwiriza bigisha bahuje n'irari ryabo. Bazajya bashaka ibintu, bashaka abantu bababwiriza ibintu bashaka kumva. Abantu bakumva twabwiriza ngo wibuke kwezi Isabato. Abantu bazumva twabwiriza ngo mwabana mwe wubahe so na nyoko. Abantu bazumva twabwiriza bati rwose uramenye ntukice. Ariko ijambo rije rivuga ngo ntukibe rishobora kuryana mu matwi y'abantu. Ndabinginze muhuguke. Nuko Imana yatubwira ngo nuko rero nimungarukire nanjye ndabagarukira. Niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Nyamara murabaza muti tuzagaruka dute? Murongo wa 8. Mbese umuntu yakwima Imana ibyayo? Ariko mwebwe mwarabinyimye. Nyamara murabaza muti twakwimye iki? Mwanyimye imigabane ya 1/10 n'amaturo. Maze muvumwa wa muvumo, kuko ishyanga ryose uko mungana mwanyimye ibyande. Yesu ashimwe. Iki cyaha kiri kuduhama kuko Imana yaratwandikiye ngo ni ibyaha by'abantu b'Imana. Imana cyakora iraduha inama ati ngaho nimungarukire nanjye ndabagarukira. Haleluya. Maze Imana iratubwira iti ishyanga ryose uko mungana mwanyimye ibyanjye. Bana b'Imana, muri aya masaha ndasaba Imana ngo Umwuka wera arondora imitima yacu, turebe niba iki cyaha cy'ubugugu kitarimo kudufata. Mu gitondo umuyobozi w'itorero yahagaze hano hari kuvuga ati none bizera ese duhagarike ivuna. Buriya abayobozi bararushye, hari ibintu bibavuna bakavunika mu ntekerezo, emwe no ku mitungo yabo bakabifata bakabikoraho bagakora kugira ngo igikorwa cyatangiwe cyete guhagarara, kireke guhagarara ahubwo gikomeze. Kumbi hari abantu b'abanyabugugu bibereye mu iteraniro bafashe ibintu by'Imana barabigundira. None umurimo w'Imana ugezweho habuze icyo kumfasha kuko abatugwije ari baruharwa ku bintu by'Imana. Muri iri teraniro aho nawe ntago barwa ku murongo wa baruharwa, kuko Imana itubwiye ngo uko ishyanga ryose mungana mwese iki cyaha kirabahama. Bana b'Imana, mbese ntabwo uyu murongo tuwurimo?
ati mwese uko mungana mwanyimye ibyanjye. Haze umurongo wa 10 haranditse ngo nimuzane imigabane ya kimwe mu 10 mubishyire mu bubiko. Nimuzane imigabane ya kimwe mu 10 ushyirwe mu bubiko, inzu yanjye ibemo ibyo kurya. Imana ihabwa icyubahiro. Maze Imana isubizaho ijambo rikomeye ryiza cyane. Ijambo rivuga ngaho nimubingeragereshe ni kuwiteka nyiringabo avuga, murebe ko ntazabagomororera imigomero yo mu ijuru nkabasukaho umugisha mukaburaho muwukwiza. Imana ihabwa icyubahiro. Bana b'Imana, iyo Imana itubwiye ngo kora iki, nanjye iratubwira ngo nimukora iki nanjye nzakora iki. Imana muri amasaha iratubwira ngo ngaho nimubingeragereshe, murebe ko nimuramuka mubikoze ntazabagomororera imigisha maze mukaburaho muyikwiza. Imana ihabwa icyubahiro. Umusaza watwigishije mu gitondo Shadrake yatubwiye amateka y'ukuntu abantu bakingaga inzugi, bagakinga imiryango yabo, bakagenda umugabo n'umugore bose bagahaguruka bakajya gukorera Imana. Haleluya. Yatubashije mbese twarahombye? Igisubizo twatanze nuko ari woya. Reka mbabaze, mbese bana b'Imana, ibyumweru 2 maze aha ngaha nkaba ndaha ngaha ntari kujya mu wanjye, mbese mutekereza nzasonza? Oya. Imana itubwiye ngo dukore ibi, nayo hari uruhande rwayo iba yiteguye kuzuza. Iratubwiye ngo ngaho nimubigerageze, nimubingeragereje, murebe yuko ntazabagomororera imigisha yo mu ijuru mukaburaho mugenza muti. Kambabwire, ndabizi neza mpagaze kuri uruhimbi rwera, ndahamya yuko ndi umuhamya uhamya ko iyo ugerageje amasezerano y'Imana ugashyira mu bikorwa icyo Imana iri kukubwira, ndashimira Imana yuko igusohorezaho amasezerano yayo. Benshi cyane bahesha imiryango yabo umuvumo, bakabona bare guhinga ntibasarure, bagabona za kagungu zirashye mu birayi, bakabona ibigori byumye bitari byaheka, bakabona byagenze bite, kumbe ni umuvumo bari kwishyiraho. Kuko ubushize igihe yasaruraga ibirayi yariririye ahereza inshuti, ararya asagurira nabo gutwerera abantu, ariko sinaha bari kuzibuka yuko harimo kimwe mu 10 cy'Uwiteka. Bityo rero hano turabibona ngo nuko rero muzavumwa wa muvumo. Benshi imivumo igenda ibageraho, abana babo bakajya mu mashuri bakababaswa ntibamenye ubwenge. Kubera iki? Bafite imivumo. Igitabo cyitwa Inama zigirwa itorero, kiriya gishyashya cyaje mu cyigisho kivuga ngo inama ku busonga, harimo amagambo akomeye atubwira ngo abantu benshi bananirwa kugarurira Imana kimwe mu 10 kandi mu byayo, ngo maze barangiza ngo bakarunda imitungo myinshi bari guteganyiriza abana babo babigisha za kaminuza, maze ngo bakabubakira amazu meza, bakabagurira imyambaro myiza, bakabaha ibyo kurya byiza, ibindi bakuzuza muri ayo mazu, maze ngo ibintu byari umugisha inshuro 9 ku muryango bikagenda bigahita bihinduka umuvumo inshuro 9 ku bana babo kurusha babishatse. Yesu ashimwe. Oya tekereza, ndashaka ko ibyo bintu byumva. Ibaza kugira ngo ibintu byari guhinduka imigisha inshuro 9 biguhindukira umuvumo inshuro zingahe? Nimuzane imigabane ya kimwe mu 10 ishyitse mubishyire mu bubiko, inzu yanjye ibe mu ibyo kurya. Imana ihabwa icyubahiro. Nimuzane ibishyitse mwiza n'ibidashyitse, nimuzane umuganura. Umva, ubundi umuntu agomba kweza ibyo yejeje, utari wakoraho ibyawe, utari waha inshuti zawe, utari watonora, banza ukureho. Ubundi mu cyaro aho bahinga baragenda bagateza intambwe mu mirima. Haleluya. Hakaba hari uruhande rw'ibizera bikabizwe ngo ni iby'Imana, n'umwana yajya gukura agakura uruhande rw'ababyeyi ntakura uruhande rw'Imana. Ariko turi kumwe, mbese abantu baracyateza intambwe mu mirima? Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Muraho abo turi kumwe mugire mutya. Ndi kubaza ikibazo, mbese haracyabaho abizera beza b'inyangamugayo bakunda Imana, bayihaye umutima wabo, maze bakaza bakegera umukuru w'itorero uti mukuru w'itore, dore narahinze, ndakwinginze, ntari nakoraho na gato, ngwino utere intambwe mu murima wanjye, maze iby'Imana bijye ukwabyo, maze n'ibyanjye menye aho mperereye. Mbese abo bizera baracyabaho?
bake. Imana ishimwe, Imana ishimwe, nibura haracyariho bake cyane. Imana ihabwa icyubahiro. Nta kibazo, Imana ishimwe kuko nabo bakiriho, kuko no kuva na kera no mu bateka itorero hagiye habaho bake cyane. Ahubwo nawe haranira ngo muri abo bakeya nawe ubemo. Imana ibaha umugisha. Nuko rero ngo ngaho nimubingeragereshe niko Uwiteka Nyiringabo avuga, murebe ko ntazabagomororera imigisha maze mukabura aho muyikwiza. Imana irasezerana ngo nimubigenza gutyo nanjye nzahana indyanyi nyibahora. Haleluya. Nzahana indyanyi nyibahora, ngo ntizaragarika imyaka yo ku butaka bwanyu, kandi n'umuzabibu wanyu ntuzaragarika imbuto mu murima igihe cyawo kitaragera. Imana ihabwa icyubahiro. Niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Oya, inzabibu zanyu uzizerera imbuto igihe gikwiriye. Ntabwo ibiti bya avoka byanyu iyo mavoka zihubura ngo yiture hasi zitarera. Oya, Yesu ashimwe, kuko ari isezerano ry'Imana. Nimumara kugarura Imana kimwe mu icumi, kuko mu byeze byose mugomba kuzana umugabane wa kimwe mu icumi mukayitura Uwiteka. Imana iti muhumure, imbuto zanyu ntabwo zizaragarika imbuto igihe kitageze, ahubwo zizerera igihe. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Amasezerano y'Imana ajya asohora. Imana ihabwa icyubahiro. Umunsi umwe nigize kwigira ku giti cy'avoka. Akavoka karazamutse kangana nk'uko, maze karagenda kahunda, ujye kubona mbona hajeho ububuto bwinshi cyane. Ngiye najyaga nsarura avoka ubwoba bukanyica, nkareba ahantu zivuye, nkibaza ahantu zivuye kuri icyo giti nkayoberwa. Kumbi haba harimo nkunganire y'Imana. Haleluya. Ariko kuki abantu bajya kugura nkunganire mu isoko kandi birengagije ko Imana ishyiramo nkunganire? Yesu ashimwe. Mbese Imana ishyiramo nkunganire? Ubu si ubona ujya mu murima ukagenda ugatera ikirayi kimwe iki ngiki, nyuma y'ukwezi wajya kubona wasubira ugasanga cyarameze, ukabona kirashishe, ugatangira oya reka mbabaze, ziriya fumbire mvaruganda muza mukamenaho nizo zituma hazaho ibirayi byinshi. Wapi? Imana ishyiramo nkunganire, abantu ntibabimenye. Nshuti yanjye tekereza neza. Imana iti nimubingeragereshe maze murebe ko ntazabagomororera imigisha mukabura aho muyikwiza. Umurongo ukurikiraho uranditse ngo kandi amahanga yose azabita abanyamahirwe. Haleluya. Amahanga yose nimukiranukira Imana mukayigarurira ibyayo, mukihana icyaha cy'ubugugu, mukayigerageresha ibyo ibasaba. Umva ngo amahanga yose azajya bareba abita abanyamahirwe. Imana ihabwa icyubahiro. Amahanga azabita abanyamahirwe maze abanezerwe yifuze kuba nk'amwe. Amahanga yose azabita abanyamahirwe kuko muzaba igihugu kinezeza. Imana ihabwa icyubahiro. Niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Izina ry'Imana rihimbazwe. Mbese abatwiganye muri iki cyumweru twabonye ko Imana yitaye ku bwoko bwayo igihe hari hateye ibyago. Yego, nubwo namwe ntazi amateka yanyu, ariko ushobora gusanga hari ibyago Imana ibagiye ibarinda nk'uko yabirinze Abanyegiputa. Ihabwa icyubahiro. Bana b'Imana, icyaha cy'umururumba ni icyaha kibi. Yesu ashimwe. Umururumba ni icyaha kibi, ni icyaha gikomeye. Umuntu ufite umururumba ashobora kuba afite amafaranga menshi, wamubwira uti none wampaye amafaranga yo kugura isabune iyi ngiyi gusa, akakubwira mbese kugira ngo azayakure mu mufuka ikibazo kikavuka, kandi iyo sabune nawe azayikarabaho. Yesu ashimwe. Umuntu ufite umururumba ushobora kumuguriza amafaranga kandi afite ubwishyu, yakubwiye itariki yo kuyaguha, igihe kikagera akabara n'ayafite ko kugira ngo azayakuremo bigahinduka ikibazo. Umuntu ufite umururumba ashobora kuba afite ubushobozi, maze yabara kimwe mu icumi agahita areba kimwe mu icumi akabona abaye amafaranga menshi kurenza yasigaranye. Nibyo cyangwa sibyo? Icyaha cy'umururumba ni kibi. Icyaha cy'ubugugu kirakaze. Nuko rero umurongo waho niho tubonye ngo nimuramuka mubigenje gutyo Imana yo mu ijuru izabita abanyamahirwe. Imana ihabwa icyubahiro. Kandi amahanga bazengurutse nabo ubwabo bazabita abanyamahirwe. Burya icyo abantu babona n'Imana igenje ite?
nayo irakibona. Nuko rero reka turebe umuryango umwe wahuye n'ibibazo. Burya abantu ntago banganya amahirwe, ntago abantu banganya amahirwe ku rwego rumwe, kandi amahirwe aza rimwe. Umuryango wahuye n'ibibazo wanze gushyira mu bikorwa icyo Imana ibasaba. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 5. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 5 turahasanga umutwe w'amagambo avuga ngo iki? Ibyananiye na Safira byagenze biti? Haranditse ngo hariho umugabo witwaga Ananiya hamwe n'umugore we Safira, agura isambu agabanya ku biguzi byayo. Umugore we nawe agenje ate? Yesu ashimwe. Ndasomye ngo umugore we nawe agenje ate. Iri jambo muri Bibiliya yawe fata ikaramu uriceho akarongo, nawe abizi. Maze azana igice agishyira intumwa. Petero aramubaza ati, Ananiya, ni iki gitumye Satani yuzuza umutima wawe kubeshya Umwuka wera, ukisigariza igice cy'ibiguzi by'isambu? Ukiyifite ntiyari iyawe? Kandi umaze kuyigura ibiguzi byayo ntibyari ibyawe ubyigengaho? Ni iki gitumye wigira inama yo gukora utyo? Si abantu beshye, ahubwo Imana niyo ugenje ute? Niyo ubeshye. Ananiya abyumvise atyo aragwa, umwuka urahera. Ababyumvise bose bagira ubwoba bwinshi. Nuko abasore barahaguruka baramukubira baramujyana, nyuma bagenza bate? Baramuhamba. Murongo wa 7. Hahise nk'amasaha angahe? Amasaha angahe? Hahise nk'amasaha 3. Umugore we nawe agenza ate? Arinjira atazi uko byagenze. Petero aramubaza ati, mbwira, mbese ibi biguzi nibyo mwaguze isambu? Aramusubiza ati, ye, nibyo. Petero aramubaza ati, ni iki gitumye muhuza inama yo kugerageza umwuka w'Umwami Imana? Dore ibirenge by'abamaze guhamba umugabo wawe bigeze ku muryango, nawe baragenza bate? Barakujyana. Muri ako kanya amugwa ku birenge, umwuka urahera. Ba basore binjira basanga amaze gupfa, baramujyana bamuhamba hamwe n'umugabo we. Ayigamana mbega ibituro! Itorero ryose n'ababyumvise bose bagira ubwoba bungana gute? Bagira ubwoba bwinshi. Murebe hano mwabizera, rebaze kugira ngo umuryango bajye mu iteraniro, wumva umubwiriza nkanjye arimo kubwiriza, ari kubwira abantu uti, bana b'Imana mwihana icyaha cy'ubugugu, nimugarurire Imana ibyayo. Nk'uko mu kanya tugiye kwihanisha abantu b'Imana ngo mujye mu ruhande rw'Imana. Abemera kujya mu ruhande rw'Imana muhagarare hano tubasengere. Maze Ananiya na Safira bari mu iteraniro baravuga bati, rwose natwe turabona umurimo w'Imana ukeneye ibyo dutunze, tugiye kubigurisha. Kandi mu itorero ryari ririho icyo gihe ngo bagurishaga ibyabo bakabizana mu itorero ngo bakabisangira. Imana yacu habwa icyubahiro. Maze Ananiya barahaguruka mu iteraniro, nabo barahiga, bagira imihigo bahiga, maze barayizana. Birashoboka ko nawe uyu munsi waba ufite umuhigo wahigiye iteraniro. Maze barahiga bati, natwe tugiye kugenda dushaka umukiriya tugurisha isambu, ibiguzi byayo tuzabizana mu nzu y'Uwiteka. Haleluya.
maze igihe bagera narababwiye abo twiganye mu gitondo narababwiye ngo hano mu rusengero nta mupagani ubamo abantu bose baba ari abakristo iyo basuhuje uti Yesu ashimwe bose barikiriza ngo ahimbazwe wavuga uti Imana ni nziza bakikiriza bati ibihe byose maze abadayimoni dore babahagaze hari inyuma y'urusengero bakimara gusohoka muri urusengero abadayimoni bakabusura maze muri karitsiye aho bagenda ukibaza nimba habamwe abizera bari buzuye urusengero ukibaza nimba bahari maze Naniya na Safira nabo bahuriye n'abadayimoni harati yego rata icyo dukunda nuko mwigumira mu rusengero mukabantu b'Imana ariko mwagera hano tukijyanira maze bataha buzuye umutima wabo bamaze kubona umukiriya bamaze kugurisha maze Satani yari yuzuje umutima wabo ababwira ati babwirisha barakabya namwe amarangamutima niyo yabishe nimubigurisha ejo hazaza hanyu hazamera muti nta wamenye uko ejo hazaza hazamera tugomba kwizigamira ibyacu kandi isezerano ryari uko bagombaga kubijyana bingana iki inandiko iratubwiye ngo n'umugore nawe yaragenje ati yarabizi Yesu ashimwe ngo nawe yaragenje ate yarabizi reka mbabwire murebe hano mbabaze murebe hano Yesu ashimwe murebe hano mbabaze ikibazo wowe uri umugabo wicaye hano muri iri teraniro nawe wa mugore we wicaye hano muri iri teraniro umaze kumva iki nyandiko ivuga Ananiya n'umugore we bose bari babiziranyeho reka nkubaze wowe n'umugabo wawe ibyo muziranyeho ni ibiki mbese wa mugore wa mugabo we wowe n'umugore wawe ni ibiki muziranyeho hahandi mu cyumbi wanyu hahandi mwamaze kugurisha babahaye 800 by'ibirayi cyangwa se by'ingano cyangwa mwacuruje mungutse kandi ibyo bintu mubiziranyeho ko namwe mwabonye inyungu ariko mbese ni igiki gikurikiyeho nyuma y'iyo nyungu mbese mugeretseho kuvuga ati dore minerivare z'abana wa mugore we dore igitenge dore yo tuzatwerera kwa naka dore yo kuzakura akabati dore yo tuzashora mu mushinga dore ayangaya fata izi miliyoni zose jyana kuri konte none ko birangiriye aho biragenda bite uyu muryango ko birangiye ubaye nk'uwo kwa Naniya na Safira mbese muri uwo muryango ninde uri bufate ya mbere ninde uri bube nyambere yo kuvuga ati nyamara ibi byose bikomoka kuri data wa twese ninde uri bube uwa mbere Yesu ashimwe Yesu ashimwe ndi kwerekeza ahantu hakomeye ku musozo ninde ufata ya mbere kugira ngo nibura urwo rugo rubundikirwe n'Imana ihoraho amaboko y'Imana rubundikire ese ni umugabo uri bufate ya mbere none se nafata ya mbere umugore ari bumukire none se ni umugore uri bufate ya mbere kandi nta burenganzira afite kuri uwo mutungo wenyine ninde uri bufate ya mbere inyandiko irambwira ngo n'umugore we nawe yaragenje abite nawe yarabizi bana b'Imana dukwiye gutekereza kucyo tugomba gukora kugira ngo tugarurire Imana ibyayo Imana ihabwe icyubahiro icyo nzi cyo ibi bintu bari baziranyeho kwa Naniya na Safira byatumye umuryango wose urimbuka n'uyu munsi uracyari akabarore mbese umuryango wawe uyoboye uri kwerekeza mu yihe nzira hano mfite ibintu bine nshaka kubabwira Yesu ashimwe Yesu ashimwe hari ibintu bine bizwi neza ko bitandukanya itorero ry'abadiventiste n'ayandi madini ibintu bingahe nushaka bari byutahana icyambere itorero ry'abadiventiste icyo ritandukaniyeho n'ayandi madini ni uko rikomeza isabato haleluya icyo ni icyambere icya kabiri itorero ry'abadiventiste ni uko bazwi ko bafite ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi Yesu ashimwe icyo ni icya kabiri icya gatatu ni uko itorero ry'abadiventiste bazwiho ko bagarurira Imana kimwe mu 10 ndetse murabyumvise hanyuma icya kane bitandukaniyeho bizwi ko itorero ry'abadiventiste bagira ikintu cyitwa temperance cyangwa kwirinda mbese murabyumvise naho tujya tugira batubwira abadive turabizi rwose muririnda mugira amagara mazima rata mwebwe mbitangare ubu ufite ibitabo bibabwira ubuzima bwiza yego turabigira ibyo bintu babituziho none umuryango wawe ibyo bintu bine urabyujuje
cyangwa umuryango wawe nango uri kimwe n'abandi bose. Rero Ananiya na Safira, nyuma Ananiya araje azanye ibyo yagurishije apasuyeho, maze arangije aragenda asanga umudiyakoni wuzuye umwuka w'Imana ku muryango witwa Petero. Aramubaza ati Ananiya, mbwiza ukuri, ibi nibyo biguzi wagurishije isambu? Aravuga ati nibyo rwose. Aravuga ati Ananiya, uhangaye gute kubeshya umwuka w'Imana? Mbese bizera mujya muhangara kubeshya umwuka w'Imana mukazana ibidashyitse mu nzu y'Imana, kandi Imana yavuze ngo muzane 1/10 n'amaturo bigenje bite? Bishyitse. Maze Ananiya yazanye ibidashyitse, maze umwuka w'Imana aramurondora, agereka cya mbere yarabigabanyije, icya kabiri agerekaho icyaha cyo kubeshya. Maze Petero aramubwira ati rero uhangaye kubeshya mwuka w'Imana. Maze ngo Ananiya cyumva ayo magambo ko abeshya Imana, ngo aragwa. Umwuka ugenza ute? Umwuka ugenza ute? Reka mbabwire icyakurikiyeho. Bibiliya yatubwiye ngo haciyeho amasaha ngahe? Amasaha 3. Ariko reka mbabaza, Yesu ashimwe. Abagore babyaye inshuti zanjye muri aho neza? Yesu ashimwe. Mwiriwe. Ibyo bintu twabyanze. Ndababwiye ngo mwiriwe. Amen. Mubivuga cyane numve. Mwiriwe. Izina ry'Imana rihimbazwe. Ndi kubabaza ababyeyi inshuti zanjye bavandimwe bakuru banjye na barumuna banjye, nyuma y'amasaha 3 umugabo yarari kuri yagiye ku rusengero. Ananiya yageze ku rusengero nyuma y'amasaha 3, umugore barahageze. Nyuma y'amasaha 3 hari gukorwa iki? Ubundi ababyeyi tumenyereye yuko ikintu kidutinza mu muryango ni igihe uri gutegurira umutware, uri gutegura abana, uri kugira gute. Ntago mbese niba ari yasiga ategura abana, ariko koko aba bana ujya gutegura isaha ya mbere, isaha ya kabiri karangira, hakaza niya kangahe akabona kugera ku rusengero. Abo bana ni abana ni abana bangahe ushobora gutegura amasaha 3 mpaka ageze ku rusengero? Kenshi cyane bidutinza n'ibintu bidafite akamaro. Ugasanga ari kurya urugo rwari rwaragurishije isambu rufite amamiliyoni, rwaguze ibitenge bishyashya, ashobora kuba ari guhengeka hengura, ashaka inkweto ijyanye n'igitenge agashyiraho isakoshi, akabona ntago bijyanye, mpaka amasaha 3 arashira. Umusaruro wavuyemo yasanze asanga umugabo yamaze gupfa, kuko nawe yarabizi. Baramubaza ngo none Safira, mbese ibi ni bibyo biguzi mwagurishije isambu? Arikiriza ngo iki? Kandi abizi neza ko atari byo. Baramubwira bati rero dore ibirenge bivuye guhamba umugabo wawe, nawe birakujya. Ako kanya nawe yahisagwa aho ngaho. Uyu munsi Ananiya na Safira amateka yabo yarangiriye aho. Icyo tubona bahindutse akabarore, kuko bahindutse abajura bibye iby'Imana. None ntacyo wakora nawe, ntacyo wakora umuryango wawe utari wamera nk'uwa Safira. Ntacyo wakora umuryango wawe utari wamera nk'uwa Ananiya. Bana b'Imana, abagabo benshi bagira ubwoba bwo gukorera Imana kuko bazi ko abagore babo batari kubyumva. Abagore benshi bagira ubwoba bwo gukorera Imana kuko bazi ko abagabo babo batabyumva. Iyo nsomye igitabo cyitwa Imigani ya Kristo ku ipaje yaho, Imigani ya Kristo ku ipaje yaho ya 132, mwumva ukuntu handitse. Ni umugani w'umuntu washatse gukora ibirori, maze ahamagara bararikwa ngo baze mu birori. Haranditse ngo umuntu wavuze ati narongoye none sinshobora kuza. Hari umuntu watanze urugero, watanze urwitwazo, aravuga ati nge sindi buze mu birori kuko naraye ndongoye mfite umugeni. Haranditse ngo uwatanze urwitwazo ati narongoye none sinshobora kuza. Agereranya itsinda rinini ry'abantu. Yesu ashimwe. Agereranya itsinda rinini ry'abantu. Hari benshi bemerera abo bashakanye kubabuza kwita ku kurarika kw'Imana. Umugabo aravuga ati sinshobora kumvira ibye nemera birebana n'inshingano yanjye mu gihe umugore wanjye ayirwanya, sinshobora kubikora. Bityo rero ngo yatuma kuyikora binkomerera cyane. Akavuga ati rero bityo rero ntabwo ndi buze. Arongera akavuga ngo umugore nawe yumva ahamagawe kubw'ubuntu ngo ngwino kuko byose bimaze gutegurwa, maze akavuga ati ndakwinginze mbabarira, umugabo wanjye yanzira arika ry'imbabazi. Avuze ko ibyo akora bibaye imbogamizi.
none ngomba kujyana n'umugabo wanjye, none kubw'ibyo sinshobora kuboneka. Imitima y'abana nabo ikagira ubwuzu, abana bifuza kuza ariko bakunda ababyeyi babo bombi, maze kuko bo batitaye ku kurarika k'ubutumwa bwiza, abana bibwira ko batitezweho kuza, none bakavuga bati mbabarira nanjye singenje gute simbonetse. ngo kuko imiryango dufite imeze. Umugabo akavuga ati nibahiriza iby'Imana isaba, umugore wanjye ntago tuzaruvuga kimwe. Umugore nakavuga ati umugabo wanjye kubera ko atabyumva ntituzabivuga kimwe. Abana babona se ntabirimo, nyina ntabirimo, nabo bakabivamo. Mbega umuryango turi kubaka uzamera nk'uwananiye na Safira. Bana b'Imana, ntacyo twakora Imana itaratuраkarira uburakari bwayo. Abo bose rero banga kwitaba umukiza, batinya icyabatandukanya n'abo umuryango wabo. Ngiki kintu batinya. Bibwira ko mu kwanga kumvira Imana baba bashakira urugo rwabo amahoro n'iterambere, ariko disi uko n'ukwibeshya. Ababiba inarijye bazasarura indi narijye. Igihe banga urukundo rwa Kristo baba bamaze igihe banga urukundo rwa Kristo baba banzi ikintu kimwe rukumbi gishobora guha urukundo rwa muntu, ubutungane ndetse no gushikama. Bana b'Imana, mbese imiryango yacu turi kugenda hirya no hino turi kwanga inshingano z'itorero. Ndashimira umuyobozi watwigishije kare avuga ati nasanze habuze umuntu ujya kurarika, mbwira umugore nyabuneka genda ujye kurarika ibindi ndabyikorera. Imana iguha umugisha. Hari abagabo benshi batajya bibuka kureba niba ab'imiryango yabo bashishikariye gukorera Imana, ibyo ntibabirebe. Hari abagore benshi ibyo batajya babireba, nyamara tumenye yuko turi kubakururira kurimbuka. Rero bene abo ngabo ntibazabura ngo baba birengagije ikintu kimwe cyagombaga guhesha urugo rwabo amahoro. Bene abo ngabo ntibazabura gusa ijuru, ahubwo bazabura no kwishimira iby'ukuri icyatumye ijuru ryitanga. Bana b'Imana, ndabinginze muri aya masaha, reka muri aya masaha Imana irondora imitima yacu, twihane icyaha cy'ubugugu. Haleluya, twihane icyaha cy'ubugugu. Rero najya ngo mbabwire ngo nk'uko byagenze mu gitabo cyitwa Inama ku Busonga paje 183 hatubwira neza uko byageze mu itorero ry'icyo gihe cyo mu gihe cyo kwa Ananiya na Safira, maze icyo cyaha kikagaragara. Ngo icyo cyaha cyagiye gisubirwamo mu bihe byose itorero ryanyuzemo. Natwe uyu munsi mbese ibyo biratureba? Yego biratureba. Rero ndabagira inama, reka mbabwire abanga kugarurira Imana kimwe mu 10 nabisomye aho batubwira ngo ibyari imigisha biragenda bigahinduka imivumo. Imana yo mu ijuru irinde imivumo imiryango yacu mu izina rya Yesu. Rero abantu benshi bajya bakora murebe hano mbabwire, ngiye gusoreza kuri aka kantu, murebe mbabwire ndasoje. Benshi cyane bajya bakora ikintu cyitwa ubuheza nguni. N'umuntu wasenze agasenga ngo Mana, abantu batabashije kubona amaturo utubashije gutura iki? Gutura iki? Yesu ashimwe. Mbese abantu bajya batura imitima. Umwari babantu nabonye bafite amaresi bari hehe? Yesu ashimwe. Nta muntu ufite resi imbere ye. David, Yesu ashimwe. Mbarira imitima iri mwaho. Yembarire. Yesu ashimwe. Ndi kukubwira ngo mbarira imitima bizera batanze maho. None harimo abantu bazanye kimwe mu 10. Yego ugereranije ni nk'amazina nkangahe uyu munsi babikoze nk'amazina nkangahe. Ati mwitsinda mbamo nidushaka dufate 7, sibyo? None mwateranye mwitsinda muri nk'abantu bangahe? Aha, mu bantu 35 abazaniye Uwiteka kimwe mu 10 tubare ko ari abantu 7, ubwo abandi bose icyo bazanye ni iki? Mbega ubuheza nguni. Ubwo umuntu ikimenyetso cy'uko yazanye umutima nuko hari icyo yazanye kibigaragaza. Yesu ashimwe.
none ubu izi ndabo n'uru ruhimbi rwiza gutya, izi ndabo n'izi mpimbi zaguzwe umutima gusa. Abantu bazanye umutima mujya kugurura Yesu ashimwe. Mwabaririmbyi mujya kuva iwanyu kugira ngo mugere hano mwategesheje umutima. Uyu muriro turi gukoresha bari abatekinisiye bari hara ku byuma bari gushyira ibyigisho ku ikoranabuhanga, muzabahemba umutima wapi? Umurimo w'Imana ukeneye ibintu bibiri by'ingenzi. Mu gitabo cyitwa jya mbere niko havuga, haranditse ngo umurimo w'Imana ukeneye ibintu bibiri. Ukeneye kwitanga ubwawe, ukeneye n'amafaranga. Uko nta kintu wakora muri ubu buzima udakoresheje amafaranga, niko ibikorwa byose by'itorero bikorwa bikeneye amafaranga. Imana irimo kuburana ati uko mungana ishyanga ryose mwanyimye ibyanjye, nyamara Imana iri kurondora mu mitima yacu. Nshuti zanjye bavandimwe, muri aya masaha ntacyo wakora umuryango wawe utaragibwaho n'urubanza. Rero ndabinginze nsoza isomo risoza ndarisanga mu Itangiriro. Isomo risoza, dusome isomo risoza maze dusoreze aha ngaha. Itangiriro igice cya 28, igice cya 28. Itangiriro Itangiriro 28. Umutwe w'amagambo uravuga ngo tuhere ku murongo wa 10. Haranditse ngo Imana ibonekera Yakobo mu nzozi. Umurongo wa 10 haranditse ngo Yakobo ava i Berisheba agenda yerekeje Harani, agera ahantu araharara buracya. Reka mbabaze ikibazo, mbese Yakobo yaragi urugendo yaragenze? Yakobo yaravuye iwabo amaze kwiba umugije wa mukuru we? Yego, yarari kugenda urugendo ajya kwa nyirarume asize yibye umugisha kwa mukuru we, adashobora gusubira iyo avuye niyo ageze ari kure, maze araniwe araryama yisegura ibuye. Umva uko byamugendekeye, aryamye asinziriye. Haranditse ngo maze agera ahantu araharara buracya, kuko izuba ryari rirenze, yenda ibuye mu mabuye yaho araryisegura, aryamaho maze agenza ate? Arasinzira, ararota, abona urwego rurerure rushinzwe hasi rukagera ku mutwe mu ijuru. Abamarayika b'Imana baruzamukaho, barumanukaho, abandi bakaruzamukiraho. Imana ihabwa icyubahiro. Murebe hano uko Yakobo yari igisambo ruharwa, yamaze kwiba umugisha w'abandi, ariko ijuru rikamusanga haryamye rikongera kumwitaho. Imana yacu ihabwa icyubahiro. N'igihe turi abanyabyaha, turi abajura ruharwa nka Yakobo, Imana iduha amasezerano. Nuko hepfo haranditse ngo kandi Uwiteka yarahagaze hejuru yarwo, aramubwira ati ndi Uwiteka Imana ya sogokuru Aburahamu, Imana ya Isaka. Iki gihugu ryamyemo nzakiguha ubwawe n'urubyaro rwawe. Haleluya. Urubyaro rwawe ruzahwana n'umukungugu wo hasi, uzakwira iburengerazuba n'iburasirazuba, n'ikasi n'ikusi, n'ikasikazi n'ikusi. Kandi muri wowe no mu rubyaro rwawe nimwe imiryango yo mu isi yose izaherwa umugisha. Haleluya. Dore ndi kumwe nawe, nzakurinda aho uzajya hose, kandi nzakugarura muri iki gihugu, kuko ntazagusiga ntarakora ibyo nkubwiye. Murebe hano mbabwire, mbese ushobora kwibaza ko Yakobo wari igisambo ruharwa, yarayeho ngaho ku nzira yaguye agacuho. Ijuru ryakoze uko rishoboye rirahamusanga, maze rireba hazaza he, rirareba rirasanga Yakobo amaherezo azihana. Imana ihabwa icyubahiro. Igihe turi abanyabyaha ruharwa, igihe turi abanyantege nke, ntabwo Imana ijya idutererana. Ihabwa icyubahiro. None inshuti zanjye bavandimwe, soreje aha ngaha ko Yakobo yari amaze kwiba umugisha wa mukuru we, Imana ikamwitaho ikamuha amasezerano. Uyu munsi natwe ubu Imana iramutse ifunguye amaso, hari abamarayika bavuye mu ijuru barimo hano mu ntebe, barimo kugenda badukorera, batanga imigisha mu iteraniro. Nk'uko nabibabwiye nimugoroba ngo hari abamarayika baza guterana natwe, bakaza gutanga imigisha y'ibigaragara, bagatanga imigisha y'amagara mazima, bagatanga n'imigisha y'ibyamwuka. Abamarayika buzuye hano.
ntacyo wakora ngo noneho ushyigikire umurimo w'Imana, ntacyo wakora ngo wumve uhonze mu mutima Uwiteka kwambika imbaraga, ureke kubarwaho icyaha cyitwa ubugugu, maze Imana igomororera imigisha mu muryango wawe. Ndakwinginze ngo Umwuka w'Imana arondore umutima wawe. Imana yo mu ijuru ibitubashije izina rya Yesu. Ndabaza ikibazo mbere yo gusenga. Ndirimbo turi busoreshe iravuga ngo Yesu ndi uwawe nyakira, n'ibyanjye mfite byose. Hari umuntu uri hano akavuga ati uhereye uyu munsi nishyize mu biganza by'Imana kandi nzajya nzirikana yuko ibyo ntunze byose ari ibyayo. Niba uhari tambuka uhagarare hano maze dusenga Imana. Niba uhari tambuka, reka nanjye ntambuke maze uze duhuze ibiganza, ari jyewe ari nawe, twese duciriye bugufi imbere y'Imana. Imana nirondora umutima w'umunyabyaha. Ndakwinginze niba wumva ku mutima wawe birimo, tambuka uze dusenge. Urahari nguze? Tambuka niba uhari. Niba uhari ngwino. Imana iguhe umugisha mama. Nta wundi. Niba uhari ngwino. Ahaho rwose. Aha. Iki cyaha ni icyaha kigaragarira amaso. Ibindi byose wabihisha, ariko twese dufite igipimo kimwe. Ubwo nyine niba utajya ugaragara hariya ngo izina ryawe rigaragare muri resi, ikimenyetso ni ukubeshya Imana ngo watanze umutima ariko utashaka kwerekana ikimenyetso yatanze yuko gihari. Imana iguhe umugisha mama. Imana iguhe umugisha muhungu wanjye. Imana iguhe umugisha. Niba uhari tambuka. Imana iguhe umugisha muze. Imana iguhe umugisha. Indirimbo ya 76, kiza abanyabyaha kandi n'abamushungera ntabwo abanga. Niba uhari ngwino. Kiza abanyabyaha rwaza abarwayi ubaroko. Ndi guhamagara abantu bashaka ko tubasabira imbaraga, tubasengera, tugafatanya kwicisha bugufi imbere y'Imana, Imana ikabaha imbaraga. Nyaboneka ngwino. Rwaza abarwayi Yesu munyambabazi arakiza. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Imana ni nziza. Ndi kubaza ikibazo mu iteraniro. Mbese bana b'Imana, nta muntu waba wumva Mwuka wera yapitse ku mutima we akaba yumva hari ahantu yagize intege nke akavuga ati guhera uyu munsi mfashe icyemezo, ndaje munsabire ku Mana ngo Imana inyambike imbaraga? Niba uhari tambuka uze dusenge igice cya 2. Niba uhari ngwino. Abamushungera nabo nabanga ategereza bicuza rwose, bahate bihane byubasabira nibizera zababarira. Kiza abanyabyaha rwaza abarwayi Yesu munyambabazi arakiza. Muhaguruke dusenge. Mana yacu, Data wa twese uri mu ijuru, Mana ikomeye ifite imbaraga n'ubutware, turagushimye, uhabwa icyubahiro. Ni wewe wenyine ubasha kugarura imitima yacu, nkuko umugaragu wawe Eliya yasenze ku musozi Karumeli, aravuga ati Mana ya Isirayeli, uyu munsi bigaragare ko ari wowe Mana, ngo Abisirayeli bamenye ko ari wowe ugarura imitima yabo. Turagushimira ko musozi Karumeli wamanuye umuriro ugatwika igitambo, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Muri aya masaha
ndakwinginze ngo umwuka wawe wera akorane n'iteraniro. Ijambo ryawe riraturondoye, ryerekanye neza yuko dufite icyaha gikomeye cyitwa ubugugu. Nyamara data wa twese waduhaye amasezerano ngo igihe tuzubahiriza amategeko yawe, ngo nawe ngo uzamanura imigisha ngo tubure aho tuyikwiza. Ubu nyamara uravuze ngo nyamara mwaranze. Data wa twese ndakwinginze ngo duhe kugucira bugufi, uduhe kwihana tumaramaje, kugira ngo ku iherezo tuzahabwe ubugingo. Uyu munsi wose muri iyi sabato uduhe imigisha nk'uko wabisezeranye, natwe turabyizeye kugira ngo tukugirireho umugisha. Data mwiza, ijambo ryawe wavuze yuko ritazagenda ubusa. None hari abana batoya bahagurutse, hari ababyeyi bakuze, hari n'umusaza urimo. Data wa twese, kuko bumvise aho intege nke zabo ziri, bakaba baje baguhungiyeho, ubakire nk'abana bawe. Kandi ubwo bagiye kurwana iyi ntambara ikomeye, ubatsindishirize, kugira ngo umwami wacu yacu ku iherezo tuzahabwe ubugingo. Uru rugamba batangiye ntabwo rworoshye. Satani yafashe umutsi uhuza umufuka n'ubwonko maze arawuca. Benshi cyane ajya gukoramo akumva ibibazo biravuka. Nyamara icyo ngicyo ni igipimo washyizeho cyerekana yuko tumenye neza yuko twamenye ko byose ari wowe bikomokaho. Ndakwinginze guhereye uyu munsi utwigishe ikigomba kubanza. Iyo tubanjije ibyacu imbere bihinduka zero, ariko iyo tukubanje imbere amazeru yose dukurikijeho, Uwiteka ahinduka imibare mizima, uhabwe icyubahiro. Ndakwinginze ngo ibyacu ubyivangemo, kandi uhereye uyu munsi uduhe gufata icyemezo kidakuka mu izina rya Yesu.